banyarwandakazi nongeye kugaruka nanone mbifuriza amahoro y'Imana. Igihe kirekire nanone nari maze ntaboneka, ariko nagarutse, tuba turi mu kazi k'ubuhirimbanyi, ariko uyu munsi bwo ngarutse kugira ngo mpamagarire abanyarwanda. Nanone ntabwo biba ari bishya cyane kuko ntabwo ikibazo dufite cyari cyarangira, nuko mumaje kubona akarengane k'abanyarwanda, aho leta y'ibyihebe yashimuse u Rwanda bikomeje kugenda biri kubunga hirya no hino mu bihugu birimo impunzi z'abanyarwanda, byigura bitanga amaruswa kugira ngo babahungete, babice, bihimba bibeshyira abantu ngo bakoze jenoside yakorewe abatutsi, kandi ni ibinyoma. Jenoside iyo bavuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi ni ibinyoma byinshi cyane. Niyo mpamvu udashobora gupfa kwemera ko iyo jenoside ari ukuri, kuko icyambere ntabwo yigeze ipangwa, kubera kuko ntabwo yagomba gupangwa n'umuntu wari uvuye mu mishyano akaraswa avuye kugira ngo abagabo batahe neza. Cya kabiri barabeshya ngo iyo jenoside ngo mu Rwanda harimo abatutsi 1,700,000, ngo kuko hapfuye 1,200,000 ngo harokoke 500. Ni ukubeshya. Abatutsi bari mu Rwanda bari 530, imbare hararokotse 500, ngo hapfuye 30. Nuko bimeze kuko niwo mubare wari uhari, bari mu ishyamba ntabyo bazi. Ikindi ntabwo bapanga jenoside, iyo jenoside babeshya ngo ni yakorewe abatutsi, ngo wakore inkotanyi abasirikari banyu ngo baze muri senide hagati, bo babaraga 600, ariko abasirikari bari muri senide bavuga ko bari 4,000. Ibyo byose bagiye babacengeza kuko bari bazi neza ko bari bafite gahunda yo kumvikana nabo. Ikindi bavuga ko leta yabipanze. Ese leta bayipanga yagomba kubipanga yari hehe? Ko bari bamaje kurasa perezida w'igihugu, bamaje kurasa abaminisitiri na chef d'état major, yewe n'umuza n'umuganga wase n'umuganga ko yapfiremo na Colonel Sega twavuga ngo Perezida Habyarimana. Rero ibyo bintu birimo amanyanga menshi kugira ngo byemerwe, dore ko na Amerika n'Ubwongereza na Japan bivuga ko ari jenoside nyarwanda, abandi bati ni jenoside ngo yakorewe abatutsi, kandi ubwo bakagaragaza ko hapfemo n'abahutu. Murabyumva. Kambanda yarabihakanye muri gereza muri Mali, arabihakana avuga ukuntu bamuguririye bagosora bari barashizeho ko yakoze jenoside. Icyo cyane cyamufashe kavuga babeshye ko yaguze imipanga, basanze hari n'abandi b'Abahinde n'abandi bacuruzi baguze imipanga muri icyo gihe, kandi yarasanzwe yicuruza. Ndindirimana General yaratsinze, nta musikaro muri fare wigeze utegura uwakoze iyo jenoside. So ntabwo rero mari kugira ngo ngire, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo tubikosore, gusa abana b'u Rwanda bazabikosora. Nta nuhakana ko abatutsi batapfuye, gusa ntabwo inyito yabyo ariko byakakwiye kugenda yenda yakiswe jenoside nyarwanda, kuko abahutu barapfuye n'abatutsi barapfa. Gusa abahutu bo bayikoreye kuva 19 kugeza 19, kuva muri 19 kugeza n'isaha ntabwo yigeze hagarara. Kandi iyo none batagitinga ubwoko, kandi iyakorewe abahutu iri gukorerwa abahutu ni special, kubera yuko iyo yateguwe na leta iriho, ni nayo yikorana n'igisirikari. Mu gindi bavuga ko ngo yakozwe n'urubyiruko rw'intera hamwe, ryase urubyiruko rw'ishyaka. Ntabwo duhakana ko abatutsi batapfuye, rwose barapfuye, ariko nanone ntabwo wajya kubeshya buri umwe wese. Umuntu ushishutse mu bahutu ufite amafaranga uje guhakanya ibyo mukora bibi, ngo mumugerekaho ibyaha byakorewe jenoside yakorewe abatutsi ngo barabikoze, bayigize igikangisho nk'uko abazungu babyemeza. Njye ntabwo ngenda ku bazungu cyangwa aho, ni mvuga ibyo nzi kandi ndeba nahagararaho nkatangira ibimenyetso. Rero ntabwo ngiye mbyemera ibyo birirwa babeshya. Gusa icyo mbahamagarira ni ikintu kimwe, banyarwanda, ibyihebe byaje bifite imbunda birasa, natwe tugomba gufata imbunda. Ibyo dupanga intwaro, yaba ari ibitero bya grenade nk'uko bavuga muri kiriya gihugu byakora akazi, yaba ari imbunda za Kalashnikov zakora akazi, yaba ari amatopito yakora akazi gakubita ikihebe cy'inkotanyi, yaba ari imiheto yakora akazi. Urwo rurimi Kagame azarwumva n'abandi kurusha amagambo gusa. Dufite YouTube nyinshi, ikihebe Kagame ntabwo cyazisoma zose ngo kizirebe, ntabwo cyazumviriza ngo abone ngo gisome n'ibinyamakuru. Reka da, byose ntabwo, ariko ntihavuga isasu azabyumva. Habyarimana yamwishavuye gushaka kugira ngo bumvikane, we yanze kumvikana n'abanyarwanda ba nyiri igihugu, ahubwo arazana abanyamahanga kuva hanze bamuha amafaranga Denmark
cyangwa se Denmark n'Ubwongereza akazana abo banze b'Abanyafrika ngazaba tuze mu Rwanda kandi azubuso bw'igihugu cy'u Rwanda ku mukingana mufata imbunda mufata intwaro mu Rwanda nta bikino mureke abakongomani n'Abanyarwanda kuko namwe bakongomana namaze Kagame no training za ADF Kagame no training nyeshyamba za Mai Kagame no training M23 ni Kagame na igisirikare cya Kagame abakongomani muri gupfa abakongomani muri gupfa n'abahutu bo muri mu Rwanda benshi bari gupfana n'Abanyamurenge ni Kagame uri kubica n'abandi mugomba gufata imbunda nta muntu ufite uburenganzira bwo kubabuza gufata imbunda uzumva bimubangamiye azafunga ambasade yagende azagaruka intambara irangiye bazi uko baje namwe niko mugomba kuza ndabahamagarira gufata intwaro mwibatinya murabatinya ibikibone baje barwana none se ko icyo barwanira kuko nta n'icyo ari gihari kuko abatutsi n'abahutu bari babanye neza mu Rwanda turebye ukuntu barwigara bafashe amafaranga bakajyana mu Nkotanyi barakore hariya ariko ubu nta nubwo bashaka kugira ngo bagerageze kugira gute nta nubwo bashobora kugerageza kumvikana n'umuntu muri opposition dore mwabonye ko jobone bamuri iki wirirwa bayitedebe bahise bamugerekaho ibyahara byemera bimwe byabindi byabo wa muhungu bari barashize ngo nimba ari bimwe byo gukorera abanyampinga nimba ari Rwanda Transparency biki sinanabimenya kuko bazanyemo ibintu by'ironda koko barakoresha ubwoko bumwe bw'abatutsi nabo Kagame umugore wa Kagame abirwa bacuruza mu mahanga barabakwe gose bagaragara ku rutonde Kagame bacuruza mu Barabu n'umugore we irwa bacuruza mu Barabu niyo mpamvu ubona bari bariho uyu mugore wita ngo ni nyiramonge ntabwo kwita amfete irwa bacuruza mu mahanga buriya nibyo baba barimo bacuruza ama business menshi ne y'abantu barayicuruza so umuntu rero nk'aba bacuruza abantu birirwa bahinduye abakobwa indaya dore igihugu gigabije amadayimoni ya Illuminati na Gatolika yakakwe kuba yaravuye kavuga nayo yarabashigikiye ubwo bafite bari mu murongo umwe kuko Cardinal Kambanda kugira ngo babyamagane ibintu bari gukorera igihugu ahubwo baramushigikiye mufate intwaro ibyo mukora amagambo mushigikira bafite intwaro mufasha UPR de batabaza n'urubyiruko mufasha intwaro UPR de batabazi yemeje gufata imbunda mufasha abantu bemeye gufata intwaro mureke ibintu byo kuvuga ngo umugabo mugwiza umugambo kandi umurambo ni bupfuye upfira ku butaka bw'u Rwanda namwe basirikari bari mu Rwanda ariko urajya kurwanira ikiyebe kishe sko ikiyebe cyafunze sko uramurwanira iki wafashe inkuru ukarwanya ibyebe byashimusa u Rwanda ibyebe bishimuta Amerika yemeje ko bishimuta biri sinabivuze kuva kera byashimusa Rusesabagina byashimusa ba Mutabazi nibe bitashimuse bijya muri Kongo bigashimuta ibyebe birasa abantu bikavuga ngo bikarasa abantu South Africa bikarasa abantu South Africa byisho nk'abantu batanu byica abaperezida bihanura abaperezida abo muracyakeka ko ari abaperezida kari ibyebe byashimusa igihugu ibyebe nta kindi n'umuriro leta y'Amerika ntiyumvikana ibyebe namwe banyarwanda namwe bakongomani ni mwe mugomba guterura habi kuko Kongo ntabwo izigera igira amahoro icyebe kikagame kigira hariya ikibazo Kongo ifite ni ikibazo cya kiriya kihebe cyashimusa u Rwanda na biriya byebe bigenzi bye byita mu nama general birirwa bica abantu kirwa wica abasivile abantu badafite imbunuka beca mu general uri general yibona wigeze ubona general birirwa bica abaturage abaziza uko bavutsa abanda umusirikare w'ukuri wakoreye ngipeti rye akirwa yica abantu buri munsi mubakubita amafuni so nta message nyingi yo kubabwira mwabonye ko rera hemuka uwo muhungu nyine wari ukuriye iyo ya Nyampinga yaramufashe aramufunga aramubekera kandi muzarebe barabana bose ahindura abanyampinga ba Miss nabana b'abasirikari bose esera uwo muhungu nimbare ubikora akabasambanya abasambanya te kandi mu amategeko yo guhindura abana b'abasirikari bamurwaniriye birigo bamwicira abaturage badashaka abahutu n'abakongomani n'abatutsi nabo bamuhakanya n'abatemera regime ye y'ibyihe n'abarabica birigo bamufungira abanyapolitike bashaka kurenganura igihugu cyabo biriya ni ibinyoma kwirwaza kuri radio dore afite imyuka mibi n'imuvugishije inyuma byarabeshye uwo mugabo ni mugaki ni daimoni zimwe zamanukanye na Satani ni daimoni mwicayemo n'inzoka imwicayemo imutuma beshya biriya ni imitwe ahindura abana b'abasirikari ba Misi
kugeza no kuri uyise nawe yari umusirikare niwe bita Miheto we n'umupolisi uwakurikiye murabizi wa 2021 nawe ise n'umugenerali uwakurikiye kana urabita nimba ari jori nawe watutse abagabo nawe ise yapfire ku rugamba n'abandi bose n'abasirikare rero sura muhungu bita Diodone yabasambanya gate kandi ari Kagame amagariste umugore akajya kubacuruza muri Dubai no mu Abu Dhabi no mu bindi bihugu no muri za Qatar kubacuruza ahubwo bari kwirirwa babeshya umuhungu wa Museveni ngo ashimuta impunzi z'abanyarwanda zaje hano ngo bamushira mu mutego ntabwo akwiye kugwa muri uwo mutego kuko nawe mu minsi mike bamuhiga kandi no Kagame ntabwo apfa aramuhiga bakamuhiga mu ibanga arashaka kumukoresha penalty nkamwanyisha mutera umwaka Kagame atera umwaka uyu musore wa umuhungu wa Museveni Muhoozi Kainerugaba akwiye kumenya ko ntacyo apfa n'abanyarwanda b'impunzi agomba kumenya ko ibitutsi Kagame yatutse se na leta ye akabavuga ko yamwiciye abasirikare 2000 Muhoozi Kainerugaba n'umusirikare urwanira hasi ngabo zo ku butaka 2000 by'abasirikare Kagame avuga ko yiciye igisangani akaba byishima ari pride of it ntabwo yagakwiye kurenzaho kumva ko yakumvira kiriya kihebe kuko umugome n'umugome Kagame ni wakoze terrorism hano muri Uganda akora ibikorwa bibi byose ibyo ni ibintu bizwi sema irabifite amakuru sema irabifite nziki bifite neza iso irabifite nziki bifite neza kuko ndabizi rwose ntabwo ari ibintu byo kubeshya barabizi neza budget ya Uganda cyane ijya budget ikomeye ya Uganda ijya mu gisirikare gahita mu iperereza bafataga abandi aho Kagame aza gukorana nabo bakayihorana abandi bose kugira ngo bahungabanye igihugu cya Uganda bagira no kwica umukuru w'igihugu none warongeye yongeye gukina kaga kinoke ariko no kurundi rane ntabwo narenganya igihugu cya Uganda abanyarwanda mugomba kubaseriye mu kwiyoruganiza mugaterwa inkunga ibihugu byinshi bishaka kubafasha gukura icyo kibe kuko kirabangamiye ikibe kica abantu hirya no hino ikibe kirashimuta ejo muri Tanzania South Africa n'ibindi bihugu byose bitandukanye ndetse no muri Kenya byanditse bivuga ko Kagame atangiye gucuruza abantu kuko bari abantu bakuye muri Denmark bashaka kubazana abantu bari kwiyahura kura ko bamuzi ararya amafaranga arafata amadeni igihugu yarakigurishije harakora ibintu bitumvikana kubera ikibazo cy'ubugome n'ubugome kukura abantu randa nakabazana mu Rwanda ziko nta nitaka rihari n'abaturage barabuze icyo bagira bate barabuze n'icyo barya naho batura wowe ukabazana kugira ngo bicwe n'inzara ugakuye mu Bwongereza mwabonye umugabo wari we yarabwe mu mukurikirana Kagame neza muzasanga atari umunyarwanda Kagame ntabwo ari umunyarwanda rega mujye mu mukurikirana ese mwigeze mubona umuntu yica abatutsi bagenzi be avamo abasirikare akabica kandi abashishije ubusa abahutu we yarabamaze kuva mu 19 bwo ari cyo yabagize ni ibiraro ye bakoresha jenoside n'isara cyangwa baracya bakoresha jenoside akoresha abagenerali be kandi nabakabahemba urupfu nabo sinzi nimba baba akirirwa bagaragaza bakubita n'inci nkuko babivuga uwo mujenerali uri gukubita inci uri guhereza kujya kwica umuturage uwo ni umujenerali cyo yambariye he umuntu urahirira kwica umusivili uwo muntu we ntabwo rero Muhoozi Kainerugaba yagakwiye kugwa muri umutego w'ikihebe Kagame agenda arebere kuri sokundi se yumvikana His Excellency Museveni yumvikana n'abamurwanya iyo uje urumvikana yagerageje kumvikana na Konyi kandi muzi ibyo yakoze Konyi arabyanga nabara bayide foramutse musabye rwose yakumvikana nabo nta muntu n'umwe atumvikana n'abana ba Idi Amin yumvikanye nabo n'abana bahobote bose bashyize muri leta abakene bose baraza ikihebe Kagame ni kuri iki cyangira abantu kumvikana nabo igihugu yaragishimitse uko ari ikihebe rero ibyihebe bishimuta abantu nta muntu wagakwiye kubishigikira cyafunze imipaka imyaka ingahe ine inzara iragikanze kuko baramaje kukizitira hirya no hino kukibuza zahabu ko aho Museveni ya deploying y'abasirikare na Giseke kivamo kigiye kumukubita kudeta cyese cyicwa n'inzara kibura guhemba y'ababicenye bacu kiraburuga kiratabaza giti mufungura imipaka kuko cyabonaga hirya bagifungiye no hirya no hino na East Africa maje kubyemeza kiratabaza inzara irakirya kikikubanga hasi kiyebe nk'icyana kubera ko kizi ko barabicenye gikoresha mu guhemukira abanyarwanda bakirya nacyo burya kibakoresha kuri cash iki cyebereye abanyarwanda nta kindi kintu mugomba kugikoresha no kukigwanya gufata imbunda nacyo cyaje n'imbunda
Putin yumvikanye na Ukraine binaniranye bafata imbunda. Imana yemera imbunda, yemera gufata intambara, yemera uburyo bw'intambara. Imana nayo ubwayo irarwana. Zaburi ya 18 kugeza ku ya 19 ivuga Imana yarwane. Dawudi avuga ko Imana yamurwaniye. Moses yararwanaga, Imana yamufashaga mu ntambara akarwana. Dawudi yaramurwaniye, Gideon yaramurwaniye. Gideon yaramurwaniye nta utabizi. Na Dawidi n'abandi bose ni bande. Imana niba yemera intambara, mwebwe muvuga gute kamagambo yakorena? Muri kabo abantu birirwa babashuka bakoresha amabendera y'umwanzi ngo bazabwira inkotanyi. Urwaro wabwira inkotanyi gutyo? Mufashe urubyiruko rwa UPR Batabazi ni ishyaka ry'urubyiruko, cyangwa mufashe abantu bose mubona bari seriye bagomba bafata imbunda. Ariko giye nabagira inama kuko bo n'urubyiruko ngo bafashe barwanye biriya byihebe bari seriye, bafata intwaro bakubita ibyihebe byashimusha u Rwanda. Naho ibyo kwirwa bababeshya kabone niyo regime ihari y'abanyarwanda cyangwa iyi generation ihari abantu bapfa, ariko abana bavutse bagasigara bakabona amahoro bakaba mu gihugu cyiza. Ubuse ni kiye gihugu tuzabaraga? Abanyarwanda bose babahinduye abaruzi, abanyarwanda bose babahinduye ibishashwa. Ariko we munyarwanda wumva umuntu ariko ugatengeye gukora bura bategetse ukajya kuregerezwa, urarega umuntu bamufunge bamwice. Kandi nawe uzi ibiri kuba kejo inuma yawe nabishaka kukubeshyera. Ugera mu rwuka ryamuka vuga muke ko wibesheje wigize injajwo. Umugore w'umugabo baragenda bakakubeshya ukagambanira umugabo wawe kandi uzi ko ari ugutunze. Ibyawe bifite abagore babo mu rugo w'urugiye ugambanira umugabo wawe, especially abo b'abahutu. Wa mudamu uri kujya kuregera ibyo byihebe urabiregera ubishaka hiki? Ko bagusanya uruguza ninde uzarukubakira? None se kugiye kureguriye bakamubekera bakamufunga, ejo nava muri gereza bazamugukiza? Banyarwanda mureke ibintu ibyo. Dore babigishe ko babigishije ubusambanyi igihugu bagihinduye imyuka mibi. Nabonye ngo bakoresheje amanama muri hehe y'ubutinganyi. Bafunze insengero murabizi. Mwe muri aho murabibona. Kuki mwumva ko mutakwiye kumva ko mufate decision? Mwitakaza imbaraga hani, mutakaza imbaraga ku bantu beme gufata imbunda. Ngenda bakangurira gufata imbunda mu Rwanda ko mubishoboye, nta muntu uzabatangira. Nta gihugu kizaza, igihugu kizumva kirushe ngo na ambasade ngini muzamugire tumufunge mu giwani. Noneho ni mubona intambara irangiye muzagaruka, nta muntu uzabigisha ukuntu barwana. Ntabwo bibaho. We nibona bimunaniye azafunga giwa. Nuko gahunda zimeze. We niyumva ngo we na urugero Ubufaransa bufite ambasade kandi bangama ibitero biri gukorwa mu Rwanda, bazafunge bagende, bazagaruka ibyo bitero birangiye. Ntibazabigishwa mu Rwanda. Umuntu arwana ukwazi, wahera mu mugi, wahera mu cyaro, wahera mu ishyamba, uko byumva ariko upfa guhera ku butaka bw'u Rwanda ukarasa ikihebe. Niwo murambo wa mfuka guhira mu Rwanda kuko n'ubundi abantu benshi bapfa. Freedom is not free. Ntabwo babona freedom hatagize abapfa ari bitambo bigongo gutamba. Ariko se nta mpamvu yo gupfira mu mashyamba buri munsi turwanira mu bindi bihugu. Tugomba kurwanira ku butaka bw'u Rwanda. Kuko nicyo gihugu abanyarwanda bakeneye, nicyo gihugu dukeneye kugira kibona amahoro kandi gihe n'akarere amahoro. Ubu ni cyo gihugu gifite amahoro. Tanzania ifite amahoro, Uganda ifite amahoro. Nta mahoro ifite. Cyase kana akanya gato kukubeshya beshya Kagame ni daimoni. Kagame ni daimoni, ntabwo byashoboka. Aragwakazana ubuse umuntu ugambane na bamuri cyo bundi yararega nyina yiti debe yirirwa kora biriya akaba amushize cyangwa yare ruswa. Ninda zakunda. Abanyarwanda dutekereze kabiri. Wowe ufite amafaranga yatange, tanga umusanza abantu bakurwanyiriza ibyihebe kuko n'ubyanga inkotanyi zizayakunyaga kandi nawe uri mu buhungiro wanze kuyarekura. N'abantu batanga nk'icumi, batangaga nk'icumi, bari bafite nk'icumi bagatanga nk'umunani bagasigaza ebyiri cyangwa zose bakazitanga. Ariko harabazitanze bameze neza. Mwe kuki mwanga gutanga umusanzu? Mutanga umusanzu mufashe ba UPR Batabazi cyangwa mufashe yandi macaka abantu bagura imbunda barasibyihebe kuko nabyo mushoboye. Nta bintu birebere ni intwambara kandi nta muzabangira kurwara kuko ikibazo cyarumvikanye mu mahanga. Ikindi cya kabiri ni utarabavugiye Kagame bashimuta cyangwa bicira mu mahanga, nta nubwo nabazaza kuvugira Kagame abona raswa akunda kubaswa. Ikihebe cyashimusa u Rwanda. Ibyo wese ntabwo bigomba kuraswa, bigomba kuraswa bikava mu nzira.
banyarwanda banyarwandakazi, ibyo bintu by'abaminsi ni ibintu byo kubeshya. Kagame akoresha ingengabite ironda koko, afata ubwoko bw'abatutsi gusa nibo agira abaminsi, ubwoko bumwe. Ukibaza ngo mu bahutu 80% nta mukobwa mwiza wabamo, reka da ntibibamo, nubwo babuvanze ntiyakwemerera. None se ubwo umuntu ashaka amahoro? Ndetse waherana abahutu azaherana imyaka 100 utaretse nyine gushaka kugira ngo igihugu acyoreke. Noneho namu batutsi nabo agafata babana bamurwanira b'abasirikare n'abamurwanira niba ari guhindura abaminsi. Hanyuma so umuhungu Azamate wo Diodone, ntabwo muzi nta nubwo nshaka no kumumenya, nimba ari Shimwe Diodone Azamate mu gusambanya abakobwa kandi Kagame batoranye. None babandi bagaragaye ku rutonde, ubonye ko ejo bundi Nyiramungi yagiye ari gukora marathon abari kwirukanka, buriya ko ari kuberekana ngo abazungu bababone, abarabo bababone. Niyo biri ko bacuruza, bafite ama business menshi, bacuruza n'urusenda, bacuruza n'abantu. Bacuruza n'abantu, muzi ko n'ibihaha n'imyijima n'imfyiko babikuriramo mu bitaro byabaho ibutaro bimwe bya Bill Clinton yabubakiye bakajya kubigurisha mu Bushinwa. Ubu n'amadayimoni yicaye ku butegetsi, kandi ntazagira umuntu wabeshya ngo birukana amadayimoni n'amashapure cyangwa n'ibindi bintu. Dayimoni ni ugusenga, ukarara usenga, ukiyiriza, ugatakamba, ugakubita, ukakura imbaraga ziva mu ijuru, ugakubita dayimoni. Izi dayimoni rero nimba ushaka kumenya gukubita Kagame ukamukubita udasenze Imana mu by'ukuri bakakubeshya bakakurindagiza, ntabwo mujye mwibaza kuki afite ibitwaro bingana kuri, ariko akabaterekera ari dayimoni. Uriya yicarana na Satani, uriya Kagame yicarana na Satani, biriya byose bimurimo mubona ni dayimoni. Uriya mugabo yicarana na Satani, ni devil. Mugomba gusenga, mukiyiriza, mugasoma Bibiliya, mukarara murara, mugasenga, mubarokore ukuri, birukana amadayimoni. Niko gutsindira dayimoni, mukarwana intambara y'umubiri ariko ikabanziriza n'umwuka, kuko ibyo mu mwuka bitegeka ibyo mu mubiri. Naho niba atari ibyo nta buryo washobora Kagame. Mujye mwaza muti abasirikare afite bangana kuriya, imbunda afite zingana kuriya, we kuki yagiye kuba dayimoni? Abana tanze ibitambo ni benshi, atanga ibitambo nari babwiye by'ubwoko butatu: ibinizwe, ibitwitswe, n'ibiminjije amaraso. Mugomba rero, tugomba guhaguruka tugasenga Imana mukuri, mukuri Imana, tugahamagara Yesu Kristo akaza akadutabara, tugafata imbunda. Ariko ntabwo ari byo gusa, kuko anese Imana yakurwanirira yonyine, namwe muzabigiramo uruhare, kandi ugomba kugira icyo ukora kugira ngo Imana ikurwanirire. Imana iri tayari kuturwanirira. Kagame yaramutanze kera uriya, kuko ntabwo yamukoye amaboko. Mujya mubona mu ndahiro y'abayobozi hakirimo kuvuga ngo Imana izabidufashe muri kata, yarabyirukanye byose. Mujya mubona atarafunze insengero aho bavuga izina ry'Imana arashaka reka da, ibyo yarabyirukanye. Duhaguruke rero, igihe ni iki, ugira icyo ukora, utera inkunga y'amafaranga. Niba uri umusore wegere, ibintu byose bikorwa mu ibanga, wegera abandi basore ba UPRD batabazi, mujye ku rugamba, mufate intwaro nawe, nimba ushoboye ufatanye n'abandi, tufate intwaro, tugura intwaro. Intwaro zirahari, ziraboneka, kuko nawe yarazibonye n'abandi zigomba kubona. N'ibihugu bizadufasha birahari, bigomba kuboneka, ariko si bizadufasha tutaratangira tubyereka ko dufite ubushake. Naho amagambo ntabwo yakora kuri Kagame ku butegetsi. Hari abari kuvuga ngo wenda ngo Rusesabagina ngo yamukuramo, ngo Rusesabagina azamureka, nubwo anamureka ariko azamutera bya binini byo bibigira abantu bihuni. Muramunzi kari byo akoresha, azamutera bya binini, amugira inuza ku buryo azahinduka nka Bizimungu, Pastor Bizimungu. Ntabwo rero Rusesabagina yatuma leta ya Kagame ivaho. Kandi mwibuke ko Amerika ishobora kumukura, kuko Amerika bujya mugira kontra ikavuga iti imyaka 25 cyangwa 30 yavuga y'umugo y'ikurimino tumusimbuza undi muntu. Ntabwo rero Kagame umuntu wirirwa wibira Amerika kabiciraga batangira ibitambo byo ruminate, akashobora basana na Rwanda kujya kumurwana mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Je ntabwo nkeka ko ibihugu byamwirengejwe, kereka duhagurutse tukarwana nibwo ibihugu byabona ngo twabesiriye. N'ibyo kwirirwa muvuga ngo abakongomani n'abanyarwanda ne badahaguruka ngo barwanye kiriya kihebe, cyebe ntabwo kizabava, kuko baranye ibyihebe. Ikibazo se cyavaho gutya nta muriro, ni umuriro gusa. Amahirwe dufite, abaturage bazadutabara, abaturage badasupotinga, kubera kuko twe abaturage barabazambije bose, amahanga turi inyuma.
tuzafashwa mu bihugu byinshi bitandukanye kuko ikibazo cy'u Rwanda uburyo ikibazo cy'u Rwanda kimaje kumvikana ibyo byashimuse u Rwanda bwabyica n'abaturage bo mu karere. Dufite amahirwe menshi cyane, amafilime yarakinwe ya BBC n'ibindi bitabo byaranditswe bya Rwanda Briefing na bya Basharire Wonane, Amaikorongo, ba Judy River. Ni ibintu byinshi byakozwe, amaraporo yarakozwe, za report mapingu ni byinshi ntabwo wabirondora. Abana bari ku rugamba, ariko noneho yewe ntabwo nemera ibintu by'amagambo no mu na YouTube yanjye tamara igihe kirekire. Ngi kintu nemera ni intambara no gufata imbunda. Imbunda dukubite biriya byihebe byirukanke nabyo ibikwiye gushirwaho byashize abandi bijyeyo, ibikwiye kujya muri gereza bijye muri gereza, ibikwiye kubabarirwa bibabarirwa, nta bindi birebire. Muri gwa murajya kwirirwa mu gufata ibyebe ngo murabikinisha. Urakinisha ibyebe gute? Niba unapfuye upfire ku butaka bwawe urwanye ibyihebe. Imbunda ni igomba gukora, ndabahamagarira gufata imbunda. Ntimugatinye ko no baje bayifite. Kandi none ubona hani byari byumvikana. None babangiye kwandika amashyaka ya politike. Babangiye kumvikana namwe. Na Kikwete yabisabye bari bagiye kumwica. Barashimuta bikicira impunzi mu mahanga. Amaraporo ni menshi bicira abanyarwanda hirya no hino mu gihugu. Gereza ziruze inzira karengane. Abantu baraborera mu magereza, mwarabibonye mu magereza ya Gitaramo, ntabwo ariho gusa niyo twagerageje kubona. Hanyuma se niyo mpamvu igatuma duranye ibyewe byashimuse Rwanda. Ntibakoze jenoside yakorewe nta jenoside yakorewe abahutu muzi bakoze se na nisa bakikora. Niyo mpamvu se itabemera gufata imbunda. Mwe mwirango oni ngibiki one nabwo bayireba usa Putin yayifashe. Oni ifitahiri oni namwe izazireba ya maraporo nibona ko ibigiye bidakwiye kuvaho izabahakanye. Ntabwo umuntu atera intambara ngagiye gusaba imbabazi, ngagiye kumarasa uburenganzira. Nta burenganzira mu gihugu cyawe. Ninde uzakubaza gutaha mu gihugu cyawe? Urasaba imbabazi mu gihugu cyawe. Baguhejeje hanze. Nta muntu ukwiye kuguheza hanze ngo umusabe imbabazi. Ni uburenganzira gufata Kalashnikov. Ni uburenganzira gufata miyaya. Ni uburenganzira gufatira imbundi yari yose ugafata ugataha. Nta bintu birebire nabyo gukina n'ibi byihebe byashimuse u Rwanda. Murabikina nabyo se gute? Bitejeje abanyarwanda akarere kose bibaye ibivume, abanyarwanda babivume ku bwabyo. Abanyarwanda njya kabura mbafite ni keshi no mubona ntagira. Mbibutsa ko Facebook yanjye ya Gitri Sylvestre nabaye nyifunze yabaye hagazeho gato, ariko mu minsi iri imbere uranzabe kindi nzaza mbere kindi. Ariko noneho reka mbahe nimero yanjye mushaka kunyandikiraho, abashaka gufasha na UPRD batabazi baza tugafatanya nabo. Abasore urubyiruko ruri mu Rwanda bo ntabwo bakorera hanze y'ibihugu cyangwa mu Buraya, bari mu Rwanda n'imbere mu hariya bazengurutse u Rwanda barimo imbere. Nta bushobozi inkotanyi zifite zo kubamenya. Ni ibintu twakoze tubishiramo ubuhanga buhambaye cyane. Nta nicyo bazamenya, bazakubitwa n'inkuba. Kandi dufite Imana, twashize imbere Imana. Na sitati yacu n'ibyo dukora iyo ugeze muri bwo bibona. So rero mubatera inkunga n'urubyiruko n'abasore bakiri bato. Mubafashe. Cyangwa se nimba wena mwumva ko musuzugura urubyiruko rw'u Rwanda, n'abasore bakiri bato nta mukuru ufite, nta bakuru barimo ni 97%. Cyangwa se nimba atari ibyo mufashe n'abandi, ariko mufasha abantu ubufasha bwinshi mu bushira ahantu bavuga bemera gufata intwaro. Ibintu byo kuvuga ngo amafaranga rero undi umuntu uvuga amagambo gusa. Gira icyo mufasha ariko abantu bemeye kugura intwaro. Amafaranga yafashe. No kuvuga ngo mwari mwatangira baratangiza nyiki. Ntabwo batangiza nyiki, ni mwe muri abafasha kugira ngo bagire icyo batangira. Batangire. Mubafashe batangire. Nuyange inkotanyi zizaya kunyaga. Uyu munsi nahawe ariko umunsi nahange ariko ejo nahawe. Waba uri mu mahanga, hari wari uryamye ejo bundi yagiye kunabona baramufasha. Ejo ni weho haguruka hakiri kare. Muri miliyoni 5 ufite mutangamo imwe n'igice cyangwa imwe cyangwa ebyiri sigara 3. Wari mu mahanga urapfira mu muhanga, numara gupfira mu mahanga abana uzabashiraho utarateye n'inkunga abantu cyangwa utaraje gufatanya n'abandi. Nisuzugure murebe imyaka mumaze mu mahanga, especially abahutu mu Rwanda babahungese no hirya no hino 80% Kagame abice kuva mango cyane kugeza na n'isaha.
data barabishe n'imiryango yacu barayimaze badukurikiranye badusanze aho twabahungiye mugende mu noneho yica n'abatutsi nabo avamo n'abasirikare bagenzi be. So reka rero ntabwo navuga ngo mare amagambo ni byinshi cyane navuga ni byinshi ntabwo nabonaho nabishira gusa muri make nagira ngo mbasomere na nimero ya WhatsApp nsigaye nkoresha ni akamenyetso ko guteranya 2 6 5 98 43 28 5 7 akamenyetso ko guteranya 2 6 5 ni kode yo muri Marawi 98 43 28 5 7 iyo ni nama nsigaye nkoresha wamboneraho Getri Sylvester yose muyakureho amatelefone barayatwiba simukade nabo bakayatwariramo turi impunzi nta kibazo ariko ubu mwatubona ushaka kugira ngo ugere kuri UPRD Abatabazi wancaho wambona ushaka kugira ngo nyandikire tugire ibyo tuvugana kuko ngiye ndi umwana w'intambara ege nemera intambara ndi umwana w'intambara ni umwana w'intambara kandi ntabwo ntinya kuko ntinya Imana yandemye gusa ibyo byihebe ni ibyihebe yupfira mu rugamba bikarangira cyangwa se ukarukora abandi ntabwo rero tukwiye gutinya ibyo byihebe byashimuse Rwanda. Murakoze rero murakarama Imana ibamere umugisha. Bye bye.